shari wirabute niryo neza sawa wirabute sawa none se imyiteguro igeze hehe ko hashize igihe kinini urabizi twagize muri Amerika tumaze umwaka ababyeyi bahora bambaza imiryango inshuti ukwe n'iryari ko nsigaye mbona wigira mu bindi nk'utabyitaho bimeze bite gahunda y'ubukwe ntabwo mfitanye nawe none se ubwo ni gute nzagenda mbwira ababyeyi imiryango nta bukwe buhari kandi aricyo bategereje baratwaraje gukwa twaraje giriki ari ikintu cyonyine kimwe cyari gisigaye kuba ubukwe bugere dukora ubukwe twereke imiryango aho tugategereje no se gute nzagenda mbereka ibintu bitashobora ni gute nzajya kubwira uncle wanjye ngo nta bukwe buhari icy'ingenzi wangeje muri Amerika profit nayo mfite niyo kuguprofita ukanyeza muri Amerika nabundi mfite byinshi byo gukora mfite byinshi nitayeho mfite ama stress menshi mfite plan nyinshi ndi gupanga n'ibyo uko ntabwo biri muri mind zanjye sinzi ukuntu wabigenza niba ufite kuzashaka undi ibyo ntabwo ngiye mbizi kuri njye nawe nta relation igihari nta na gahunda y'uko mfitanye nawe nzabigenza ubwo ni gute nzahinduka imbere y'ababyeyi tuvuga amagambo meza gutya icyo ntabwo ari icy'ingenzi kuko ntabwo nkwiriye no kubyumva njye icy'ingenzi nakubwiye ati ko ntabwo nafitanye nawe nakubwiye ko icy'ingenzi wangeje hano muri Amerika ibyo ndabigushimiye ndumva kino gihugu ni kinini cyane gerageza ushaka undi mukobwa kuko njye ntabwo ngifitanye nawe kujya kubwira uncle wawe ukabwira na family yawe ufite ukuntu uzagenda ukasobanura wowe ubwawe ntabwo ari ngombwa kugwibwira ngo nguhereze igitekerezo cyo kugenda kubabwira kumwana so kuva na mbere kose ni gutya ari washaka kungenza tunga kuzana ukangenza gutya ukansubiza imbere y'imiryango yanjye ya nta kindi mfite cyo gukora agusigarana igihe cyawe ntabwo mfitanye nawe uragiye Uncle, wari bizi ko ari cyo nshaka tuganiraho? Ni ikibazo se cyangwa ni ibintu nabwira ngo Uncle, ni ibintu bimbabaje kandi by'ingenzi. Okay, niba ari ibintu bikubabaje it's okay, nta kibazo wambwira. Uncle, mwambabarira mwaduha imyaka 5 cyangwa 4 njye na Ange tukana gupanga ubukwe. Imyaka ingahe? 5 cyangwa 4. Ibyo bintu uvuga mwabitekerejeho? Uncle, ntabwo nagize hano tutaganiye twaganiye ntabwo biteguye. Ni ibintu bitumvikana. Gute twaba twararangije kwitegura hasigaye umunsi wo kugira ngo ubukwe bube mukava ngo ubukwe ngo ntabwo bukibaye mu myaka 5. Ni ibintu bitumvikana. Uncle, urabizi amashuri dufite twitegura tumaze imyaka nta n'umwaka urashira dufite kwitegura tukamaking ashobora ko ibintu byose bimeze neza tukana gukora ubukwe basi umbabarire uzaje kwa Ange wowe nk'umuryango wanjye ubibagezeho. Wowe nanje ntago nzi ibintu murimo ariko ubwo buriya nta bibazo mwaba mufite ku buryo ushaka hari ikintu cy'ibyinshi nyuma y'ibyo ni ibintu bitumvikana. Ni gute twapanga uko tutiteguye? Uncle, please. Ibyo bintu kabisa nawe uri kubyumva ariko ikintu nakubwira cyo ngomba kuzajyana nkaganira n'umukuru w'umuryango kwa Ange nkamenye ngashoya yuko Ange yaganiye nabo
tukicara tukaganira bakambwira neza niba koko Angela yababwiye. So ntabwo nkwemereye kandi singuhakaniye, ngiye ngomba kuzabaza najya kwa Ange nkababaza, bambwira ko babiganiyeho it's okay, ni uburenganzira bwanyu tukabareka. So igisubizo nzakiguhereza wowe uve kwa Ange. ukora koza cyane kangumeze mbe ndakora homework zanyu zose. Okay, genda komeza homework zawe nta kibazo. shiri ko mbona bwamaze kwira twagiye kuryama. Shiri buriya mfite ibibazo bose, buriya mfite ibibazo sinzi no kujya kuryama, ndumva nakwigumira n'ahangaha kuko kujya kuryama ntabwo nakwigira mbona ibitotsi. Ibi bihabuze se kandi. Urabona Jackson yambwiye yuko ubukwe bwe na Ange butakibaye, ambwira yuko bashaka kubushyira mu myaka 5. Myaka 5? Byanteye ibibazo. None se yakubwiye impamvu yabyo? Iyo myaka 5. Yambwiye impamvu, ariko ni impamvu njye ubwanjye niyumvisha, ni impamvu mbona idafatika. Yambwiye ngo ashaka ngo gukomeza amashuri, niyo mpamvu ngo bashaka Jackson na Ange bashaka gukomeza amashuri, noneho ngo ubukwe ngo tukabwegeza inyuma mu myaka 5. Uzi yuko twe twatumiye abantu, inkwano zaratanzwe, nta kintu kimwe cyari gisigaye usibye kugira ngo umunsi ugere ubukwe bube. Ariko ntabwo nabyumvishije, sinzi inama rero ushobora kuba wangira, ni iki nakora? Ya rero njye twumva ari ikibazo gikomeye, ntabwo ari ikintu cyo kwihererana. Njye numva wagenda ukajya kubaza iwabo w'umukobwa mukabiganiraho, ese mukicara mukabiganiraho nka famiye, mukamenya ukuntu bishobora kubigenza. Njye numva rero atari ibintu wakomeza gutekerezaho cyane ngo uhangayike. Ntabwo umwana ari umwe wenyine, mwese famiye mwese mugomba kwicara hamwe mukabiganiraho, ubwo nyine mugafata umwanzuro. Iyo idea umpaye ni nziza cyane, nibyo ngomba kuzajya iwabo wanje nkavugana n'umukuru w'umuryango, nkababaza niba koko ibyo Jackson yambwiye niba ari byo Ange ashobora kuba yarababwiye. Nzanga ariko bimeze itsoke yango ibintu bizaba bimeze neza, nta kibazo. Kese niba wenda hari ibindi bibazo afite tutazi, ariko niba ariko bimeze bakaba barabyumvikanyeho yarabibabwiye itsoke, nta kibazo. Erega abana bo ntapfa kubizera, ntawamenya ibyabo ukuntu bimeze. Niyo muzagenda mwicare mwumve ikibazo ahantu giherereye. Ntawamenya iby'abana b'iki gihe se, ariko nta kibazo. Niba wowe wikuremo ibibazo kuko ari ibintu bisanzwe, abantu benshi bikunda kuba bikomoka. Nta kibazo, reka tugire njye kugerageza ndebe nako nabona ibitotsi, ariko urumva nari mpangayitse cyane.
byagenze gute ko mbona utishimye? Bakugonze, bagututse, byagenze gute ko utishimye? maze kubona yuko uri umuntu w'umugabo, nagufataga nk'umwana, ariko ubu ngubu maze kubona yuko burya maze guca kenge, maze kubyemera. Ko mbona utambwira neza, uri kunyana hirya hino, mbese ndi mu rujijo ndi hagati, byagenze ute utarakumbwira? Njyewe n'amaso yanjye aya abiri niboneye Anje ari kumwe n'undi musore amukanda akanda asoma urumva, ndamwiboneye. Ibyo wambwiye maze kwibona ko ari ukuri, nabaga naramenya impamvu yabigutuye, ariko nabyiboneye n'amaso yanjye, ndabyiboneye. Aha, anko, ntarakubwiye cyagenda gusanze hano ntubwire ngo napfuye kuza, ntabonye ko tutabana, uranaga ari umugore wo kusha mu rugo, nigute nakuzishima ku mutima, nigute umuryango wacu yakuzishima ufite umugore umeze kuriya? Nshimiye Imana wabyiboneye n'amaso yawe abiri, ubwo se yakuzatumarira iki twese mu rugo, yakuzamarira iki? Mbwiza ukuri nawe. Ndakubwiye ngo ndumiwe, urumva, uriya nta mugore twari tuguhaye, twari tukuroshye, uriya nta mugore umurimo, Anje arambabaje, ariko iyo yaba byari bishobotse batugarurira ibyo twatanze. Okay. Why you pressing that? Why you got an attitude? You know jealous that he asked me to dance with you, right? I don't get it. I don't get it. Shayino match ari ducitse kandi yarize cyane. Yari ducitse kandi yarashize igihe tutari kumwe ngo turebe TV twembi turi kumwe, tugire time duspending hamwe. Kabisa. Harashize igihe nakubona ko shiti. Ndetse nagwa rumbuye. Ngukumbe byata. Ko turebe iyi game noneho. Yes. Gusa nyine yaharakana ndifuje kuba nakubwira. Nta kibazo, mfite umwanya kabisa, wambwira nta kibazo. Gusa nyine ntabwo ari ibintu byoroshye. Gusa nyine gusa numvise ndakubwira. Nibikisheri, nta kibazo, mbwira ndahari. Hano maze amezi 3 ari muri period. Kushatse kuvuga iki? Ndi pregnant? Yes. Nta biga bisa, iyo ni inkuru nziza cyane. Ni inkuru nziza cyane kabisa, ahubwo iyo ni inkuru yo kwishimirwa byatari. Ahubwo sheri, nari ngufite naga gift mu cyumba. Sinzi niba nagenda nkakuzana. Harashize iminsi kabisa, ariko uyu munsi gasa ndakagufitiye. Najya mu cyumba akakuzanira ariko. Nta kibazo. Yaje gatoya.
shiri kwatinze ntabwo natinze cyane ko shiri aka gift nakandi yani keza ahubwo icara hano hasi nanjye nguye keya wohere karima kiya buri kanze nanjye mwiteho kabisa yari iminsi myinshi icara kabisa yimeza icara hasi nanjye nguye kabisa kaka gift se uri kukabona gute se shiri umusore ko natakatambira kameze neza byata ntabwo ndiwe ndi kugira ngo umupapa kugira ngo pregnant n'ibiki ugiye kumubonera pregnant njyewe ntabwo ndi ready kugira umwana imyaka mfite ntabwo njyewe ndi ready ntabwo byumvikana pregnant kunesha umutwe child support y'iki gihe ntabwo wanesha umutwe njyewe ntabwo nabyihanganira ntabwo njyewe nabyihanganira no pregnant ntabwo njyewe naba umupapa muri ino myaka oya ntabwo nawe niyo gift nzaguhereza ariko nzashima pe surprising ariko nubwo mbikubwiye ariko nzayikugurira cyane kabisa ariko kabisa nzashima nanjye nizere ko amashuri bimeze neza ntarebe waramaze utese mu buzima busanzwe umwana urebye ubuzima nta kibazo ubuzima bumeze neza aha tugiye tuzageraho ryari ni mu kanya turaba tugezeyo
ariko nyamara hari umuntu mbonye gusa wafashe hari inyuma akabwo buranirwa ziba zicaracara no uncle hagarara usura inyuma turebe neza igihe hari umuntu ufashe kino foto tukamufasha umuntu ahubwo usura inyuma turi kureba mbonye ari umuntu katureba ariko ndumva nta muntu amasaha angasi yabari katureba ako ni hano nguyu ni umuntu ya ni umuntu reka ya uncle wisanje ni nakubwira kandi ndagiye tuberekere hano ahubwo wowe fasha tureko twamugeze kwa muganga ibi birimo ni iki uri uzi tugende turabigana n'umutetsi none